Makenga nanone arongeye ashinyaguriye Perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Nanone kandi arongeye ahemukira Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ese bigenze bite? Makenga ni igiki kintu akoze aya masaha gitumye isi yose ikangarana? Ni igiki intare za Sarambwe zikoze ku buryo ki n'umwana w'uruhinja waba utwiswe mu nda muri burasirazuba amenye icyo kintu icyo ari cyo? Ndaje mbabwire aya makuru n'amakuru ashyushye cyane, aho ngiye kubabwira ibikorwa bigeze kuri bitanu by'intare za Sarambwe zimaze gukora ndetse nibyo zimaze imisi zikora, ndetse bikaza kwa bitungurana cyane hano muri isi ya rurema. N'ubwa mbere umutwe w'inyeshyamba waba ukoze amateka nk'aya ngaya. Ese ayo mateka nayahe? Sobanukirwa, ndaje mbikubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi si ibyo ndibikubwire gusa, kuko ndaza kukubwira ko ingabo z'abacashuro zatangiye kuza kubaza tese ni yihe nzira turaza kunyuriramo duhunga cyangwa se twerekeza mu bihugu by'iwacu. Biraza kugenda biteka ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu gihugu cy'u Burundi gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano hariya ku kibuga cy'indege, cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga rikunda gukoreshwa hano ku kibuga cy'indege. Ubu tuvugana rikaba ridahagaze neza. Ese byagenze bite? Nanone kandi ndaje mbigusobanurire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nanone ndaza kugaruka ku makuru ari kuvuga ko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gufata inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe amaze kwibasira u Rwanda ku buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo rero ndaje basobanurire byinshi kuri we nyuma yuko ahawe buno buyobozi atangiye kugenda agaragaza ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba agiye kwitandukanya na Neva, nubwo ari y'amazi yivanze n'ifu ku buryo kikubicangura bigoranye cyane, ariko hari uburyo ari kugenda agaragaza yuko noneho ashobora no kuza gukura ingabo ziwe muri Kongo kugira ngo azayobore neza cyane, batavuga ko hafite ahabogamiye nk'uko bagiye bashinze ibindi bihugu yuko hari ukuntu biba bibogamiye ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Ndaje ibi byose rero mbibasobanurire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, we ntuze gutsirwa. Nanone kandi ndaje mbabwire ibya FDLR zisanga hafi ibihumbi 4700 zamaze gushyika muri Warikare. Nanone kandi M23 imaze gukoramo abatari bake cyane, kuko mu kanya gato drone kamikazi imaze kwirara yikubita neza cyane mu birindiro cyangwa se muri defense z'abasirikare b'abafaransa bivanze n'aba genocideri bamaze imisi babarizwa muri bino bice bya territoire ya za Warikare, aho bari baturutse mu gihugu cya Zambia, aho bari bamaze imisi ngo bari guhabwa imyitozo ikaze cyane yuko rero bagomba kuza gusenyura M23 mu buryo bukomeye cyane, hanyuma bakazagira ku mugambi wabo mu nyuma. Ese uwo mugambi ni uwuhe? Ubundi iyi mirwano igamije iki? Ese kuki byakajijwe bigezanga kuki Ubufaransa bwivanze muri no mirwano? Ndaje mbibasobanurire byose. We cyusabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ubundi ugafungura n'inzogera kugira ngo ujye wakira notification ikwereka ko tumaze gushyiraho amakuru mashyashya, utazagicikwa akantu naka na kamwe kanyura hano kuri Menya News TV. Hanyuma rero shuti mukunzi wacu watubana umunsi ku munsi, nizera ko umeze neza cyane. Rero ubwo ndagushuje kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane. Imana ikomeze irambure ukuboko mu bikorwa byanyu by'amaboko mukora byari byo byose, Imana ibibaheremo umugisha. Hanyuma rero niba uzi ko udukurikiye ari ubwa mbere rwose nkuko nari bimbivuze, n'ukuri kose gushoboka mwihangane mukande kuri subscribe, kuko ni bumwe mu buryo bwiza bwo kudushyigikira abantu mukurikira amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo, mukajya mubasha kubona ibikomeje kujya biba. Hanyuma rero niba mwamaze gukanda like ndetse no gukanda subscribe, munyemerere aya makuru yacu nyatangira. Ariko mbere ko nyatangira, mubanze munyemerere mbanze ningire abantu nisuhuriza baduteze amatwi aya masaha. Wowe utwumva uri mu majyepfo y'u Rwanda, uri mu majyaruguru, mu burasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali no mu bindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi bya hano mu Rwanda, mwese mbifurije kugubwa neza cyane. Watwumva ari kumanwa, watwumva ari nijoro, ugubwe neza cyane, Imana ikomeze ikurinde. Hanyuma utwumva uri muri Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, Kongo Kinshasa ndetse Kongo Brazzaville n'andi agiye atandukanye, upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, rwose byaba ari byiza cyane kurushaho udukurikiye rwose waranakanze subscribe. Hanyuma kandi wowe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri muri Canada n'ahandi hirya agiye atandukanye hose, nawe nkwifurije kugubwa neza cyane. Ubu rero mwumva turagarutse mu makuru akomeye cyane, n'amakuru agezweho yazindutse avugwa kugeza magingo aya ngaya. Niki gihari ndaje byose rero mbigusobanure neza cyane gatanu kuri kagenzi kako nkuko nagiye mbikubwira mu mpfunyapfunya. Hanyuma rero munyemerera amakuru yacu tuyatangire. Natangiye nkubwira ko Sultan Makenga ahemukiye bano bagabo bombi uko ari babiri. Uwa mbere yahemukiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kabiri ahemukira Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka duhere kuri Tshisekedi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tubanze tubari we duheraho uburyo kiyamuhemukiyemo. Uyu mugabo rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni umwe mu bantu bashyize imbaraga cyangwa se bashoye agatubutse kugira ngo
Makenga abe yafatwa rwa mikono cyangwa se abe yafatwa yakicwa abakamumugezaho ari umurambo, apfa kuba yumva ngo yafashwe cyangwa yishwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ngo byamushimisha kurushaho kuko ari umwe mu bantu babangamiye ubutegetsi bwe. So ibyo ni ibintu byumvikana binagaragarira amaso ya buri wese koko Makenga amaze iminsi abaniye nabo witwa Tshisekedi, cyane ko ahanganye n'igisirikare cye cyose kandi akaba gikubita ku buryo buteye ubwoba. Ahangara amakuru ari kungeraho uburyo ki Neva Tshisekedi yahemukiwe na Makenga nuko ku munsi w'ejo habaye ibitero byo kwivugana Makenga ariko bikamuhusha. None ubu tuvugana ku rugo rwa Tshisekedi Kinshasa haraye abantu batazwi bataranamenyekana abari bo, ngo baraye barasana n'abamurinze. Ewana ngo ibintu byabaye bibi cyane Kinshasa, ivumbi ryatumutse, ariko Felix Antoine Tshisekedi akaba tararaho hafi, bivuze ngo nawe yarurokotse nkuko Makenga ari yarurokotse. Ibi rero byose bakaba babishyize ku mutwe wa Joseph Kabila Kabanga ndetse na Makenga ko baba ari bo bagambanye n'inyeshyamba za Mabondo kugira ngo zigende ziyakure, dore ko ziranyeshyamba za Mabondo burya no kuzirwanya nazo ziba zigoye cyane, dore ko ari bamwe mu bantu banakoresha intwaro gakondo cyane, naho intwaro za kizungu zo hanini bakoresha ni nke cyane ugereranyije n'iza gakondo baba bifitiye bagenda bakoresha cyane cyane mu kurasana cyangwa se mu kurwana n'igisirikare cya FARDC. Mu by'ukuri rero anga makuru ari kungera avuga ko ubugambanyi bwakozwe n'uyu mugabo General Sultan Makenga ngo yoherejeyo abari abasirikare biwe ngo bakajya gukora operation z'ubutita, ngo hamwe bakoraga ku kintu bakanabura ku buryo buteye ubwoba cyane. Ngo uyu Makenga rero akaba yari yagambiriye nawe kuza kwivugana Tshisekedi ariko ntibyamukundira, ariko amakuru nanone agaturuka ku ruhande yemeza ko yaba ari Joseph Kabila Kabanga wabikoze akoresheje na bamwe mu banyamuryango biwe bo mu ishyaka rye rishyashya aherutse gushinga ntavuze izina. Ahangaha rero akaba yari yagize gute, bikaba bikekwa ko ari we yaba yabohereje kugira ngo bagende bamusoreze gahunda azabe yiyizira ku butegetsi nta kintu kimukanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu yandi makuru rero munyemerere twihute cyane turebere hamwe ibiri kuvugwa. Neva yahemukiwe ute na Makenga nanone kandi ku nshuro irenze ya gatanu, sinzi niba zitamaze no kurenga 10. Ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye nanone cyongeye kijya mu byago, aho kugeza ubu ngubu drone zari ziri guturuka hariya kuri ubu ngubu zitakiri kuhaturuka bitewe nuko M23 yamaze kugira gute, yamaze kuhicarira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amwe mu makuru ari kutugeraho rero aremeza neza ko kino kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye cyaba cyongeye guhakingwa ku buryo bukomeye cyane, kandi nanone bagakeka ko byaba byakozwe n'intare za Sarambwe cyangwa se AFC mu 23 bikozwe na Sultan Makenga watanze itegeko ngo bababaze cyane Neva ibyo ari kwigira byose, ngo babanze bamwibutse ko hari mirongo adakwiye kugira gute, adakwiye kurenga. None ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ubu tuvugana kiri mu byago, ndetse indege byari biteganyijwe yuko zose ziri buze kugwaho ntago zigeze zigwaho bitewe n'izo mpamvu z'umutekano wacyo udahagaze neza kugeza maginga yanga. Rero amakuru ari kutugeraho aremeza neza ko uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ibintu yatangiye kujya ajyanamo uyu Neva bitangiye gukoraho Neva cyane ko Neva noneho nawe basigaye bamugabaho ibitero. Urumva niba binjira ikibuga cy'indege ntago ubundi bakabaye bakinjira cyangwa bavogera Burundi iyo ataza guhangana na M23, ariko kuba yarahanganye nabo gusa bisigaye bikururira M23 kugira gute gukora ibikorwa nk'ibyo mu gihugu cy'u Burundi, kandi ubundi itari isanzwe igira gute ibikora. Muri rusange rero Neva kuza kwishora muri iyi mirwano bigiye kumukoraho ku buryo bukomeye cyane, dore ko hari n'amakuru avuga ko bashobora kuba bano barwanyi ba M23 ngo hari abari gutegurwa bagiye kuzajya gusimbuza perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu Ndayishimiye rero utizera imbaraga ze wizera cyane imbaraga ze n'igisirikare cye kandi gikomeje gutikirira muri Kongo, avuga ko afite abasirikare baboneka n'abataboneka, ariko yarwanishije abagaragara kuko twarababonye, ababoneka nibo tutarabona. Abo rero niba afite za Kinshasa ashaka kujya arindisha umutekano we, kandi burya naje gusanga uyu mugabo ibintu aba ari gukora ari ibintu bisa nkaho bidafitutse, nubwo akomeje kujya anenga benshi avuga ko wenda ngo gukomeza kwiga cyane ngo bituma ngo umuntu abikigoryi, bituma umuntu abinjije ku buryo bukomeye cyane. Ariko reka mbabwize ukuri kose gushoboka, uyu mugabo ngo ni perezida Evariste Ndayishimiye ibibazo bikomeje kugenda bimugwira. Ni nyuma yuko kandi aherutse guterana amagambo ku buryo bukomeye cyane na bamwe mu basirikare ba M23, aho rero avugaga yuko M23 mu minsi 4 gusa baraba bayikuye muri biriya bice, ariko byanze intare za Sarambwe hari amakuru nakire yuko zamaze no gukoreramo ibindi bikorwa bigiye bitandukanye
kuko kuvuga ngo bazava muri bino bice oya izo ni inzozi zidasohora cyane kuri bano basirikare b'intare za Sarambwe. Ubwo rero ngushaka urupfu asoma ipyisi, reka dutegereze turebe Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kwikururira intare mu bikari bye, niba itaraza kumukonjonjokana ikamurya cyangwa se ikaba yamugirira nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Twihuse cyane no mu yandi makuru namaze kuba mbategurira, mbabwire ko ubu tuvugana poezero ibintu byabaye bibi cyane. Imirwano yazindutse iba nyuma yuko Muventuri yimaranye iminsi itari mike cyane iyifashe yukuyemo n'ubundi ingabo za leta FARDC mu minsi yashije. Amakuru ari kungeraho aremeza neza cyane ko ubu tuvugana izindi drone ziyeze muri 3 zirongeye zirahanuwe muri aya masaha ku buryo bukomeye cyane. Ariko nubwo bimeze uko nguko, intare za Sarambwe zo zikomeje kugira gute kwavasa mu buryo buteye ubwoba cyane, ndetse iki gisirikare cy'u Burundi kikaba cyagiye kigira ubwoba kibaza ese biraza kwa bigenda gute cyangwa se biraza kurangira ute. Ati ko tubona Muventuri iri kutwinjirira ku bwishi yihuta cyane ku muvuduko wo hejuru, kuko ngiri kugigenda mu isaha imwe ikabigenza ibirometero birenga hafi za 40. Sinshatse kuvuga ibyari byo bitewe n'umutekano wazo bataza kumenya ngo bageze he. Hari umuntu wambwiye wo mu ntara arambwira ati ariko wa muhungu we utanga amakuru, yego nibyo ni byiza turabikunze, atariko kandi ntukavuge ngo tugeze aha cyangwa se ngo bimeze uku. Niba wanayamenye jya uyagira y'ubutasi jya uvuga ibyarangiye, apana kuvuga ibyo tugiye gukora cyangwa se aho duherereye, kuko uburangiye aduyi baragukurikira ku bwishi. Ubwo rero nanjye muri makeya reka mbabwire ko bari mu nzira berekeza hehe, berekeza Uvira, ariko agace barimo sinkavuze. Ubwo niba ubishaka uze kunyura muri comment ukande kuri link iriho ya groupe winjiremo, uraza kumbwira hanyuma nkubwire uko byifashe. Twihuse cyane rero unyemerere tukomeze n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye. Mbabwire ko nyuma yuko zino drone zirashwe, ingabo z'abamerceneri zamaze gusa nkaho zitegura, wagira ngo zigiye gutahuka zerekeza iwabo mu bihugu by'iwabo. Gusa sinzi wenda ngo biraza kwa bigenda bite, ese bano bamerceneri ko mbonye bapakiye utwangushye ubundi aho ntibaba bagiye gutahara cyangwa reka tutegereze turebe ibyo ari byo, niba bagiye gutaha cyangwa bagiye gukusanya wenda ibikoresho byabo ngo barebe uko byingana, aho bigeze, ibyatakaye, byambuwe, ibintu nk'ibyo byose. Nibyo niyo mpamvu nkitegereje confirmation yabo kugira ngo nze kuza kubahereza ku makuru akomeye cyane. Hanyuma nanone kandi ibintu byongeye biraba ku buryo bukaze cyane. Ubu tuvugana intare za Sarambwe muri territoire ya Walikare ziri guhangana ku buryo bukaze n'igisirikare cy'Ababirigi ndetse n'igisirikare cya FDL ndetse na Wazalendo, aho bamaze imisi bitekeye hano muri no territoire ya Walikare nyuma yuko aba barwanyi b'intare za Sarambwe bari gukora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo barebe ko batsinda runo rugamba, ariko ibintu bikaba byakomeje kugenda bisa naho bigorana ku buryo bukomeye cyane. Ngo rero natwe dukomeje gushinga amatako hano kuri buno butaka tureba uko byifashe cyangwa se uko bihagaze, hari nako kandi tugenda tuba updatinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uko bigiye bihagaze hano ku rugamba. Gusa amakuru ari kutugera avuga ko aba bamerceneri b'aba France batangiye kubakoramo akazi ku buryo bukomeye cyane. Tukomeje kugenda rero tureba kantu ku kandi uko bigenda byitwara byose, tukagenda tubibagezaho gatanko agenzi kako, ndetse n'aba FDL basanga hafi 4700 baje baturutse muri za Zambia. Ubwo rero bose bakaba baraje guhangana n'intare za Sarambwe. Ese biraza kurangira gute, biraza kugenda bite? Ibyo byose rero mukeneye kubimenya, muze kuba hafi mu yandi makuru azakurikiraho. Tuzagenda tuba updatinga nyine uko bihagaze mu kanya gatoya kaza kuba kari imbere. Ese baraza guhangana na Muventuri mu buryo bweruye cyangwa n'ibindi byose rero uraje ubimenye 65. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyacumbikira ahangaha, turaza kugaruka mu yandi masaha tubabwira uko biza kuba byifashe, niba intare za Sarambwe zabashije gufata utwo duce tundi tugiye dutandukanye cyangwa se bigiye bimeze ukundi kuntu kugiye gutandukanye. Byose rero turaza kubibabwira gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma mwibuke gukanda subscribe ndetse na like. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye.